Ubuzima burihuta kuva umunsi dufunguye amaso yacu mu gitondo ibisabwa biba bitangiye. Turabyuka tukajya muri gahunda zitandukanye z'ubuzima bwa buri munsi. Ariko mu by'ukuri muri ibyo byose nta kintu na kimwe kitari ngombwa, byose biba bikenewe. Ni ibintu bigize ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ariko hari ikintu kimwe twibagirwa. Igihe cyawe nibwo buzima bwawe. Nongeye kubaha ikaze kuri The Way Series, aho twatangiye uru rugendo rwo guhugurana, tugashyigikirana, tugakomezanya muri uru rugendo rwo gukurikira umwami wacu Yahusha. Mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Abefeso igice cya 5 umurongo wa 16. Igihe cyawe nibwo buzima bwawe. Kandi mu byo ukoreshamo igihe cyawe niho umutima wawe uburi. Nkuko tubisanga muri Matayo igice cya 6, kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho n'umutima wawe uzaba. Matayo 6 umurongo wa 21. Reka mbabaze ikibazo. Ese muri gahunda zawe za buri munsi harimo Imana? Ndavuga kwigenera nayo umwanya. Ntabwo mvuga uburyo wabyutse ugasenga warangiza ukajya muri gahunda zawe z'umunsi, kuko ibyo ntibihagije. Tugeze mu isi aho hari ibyadutwaye umutima bikaduhindukira ibigirwamana. Izi telefone zacu, gutekereza ngo ejo bizagenda bite, entertainment, social media, muri rusange ibyo byose bitugose nibyo dushyira imbere kandi bidakwiriye. Ariko muri ibyo byose icyo nizera ni uko Imana ikivuga. Imana iraguhamagara ngo uyigarukire. Ese uritaba? Mu Baheburayo igice cya 3 umurongo wa 15 harimo ijambo ry'imbaraga ritwibutsa kutinangira imitima. Haravuga ngo uyu munsi nimwumva ijwi ryanjye ntimwinangire imitima. Ngo uyu munsi ntabwo yigeze ivuga ejo, ntabwo yigeze ivuga igihe ihuye n'ibibazo. Ngo uyu munsi aka kanya nonaha. Niba ugira umugisha ubutumwa bukakugeraho, wikwinangira umutima. Kubera ko umwanzi nawe arimo arakora cyane. Umwana ntabwo avuka ngo ahita akura, ni buhoro buhoro. Umunsi rero wahisemo kumva ijwi ry'Imana, ntiwinangira umutima. Hahirwa umuntu uhorana kubaha, ariko uwinangira umutima azagwa mu byago. Imigani igice cya 28 kuva ku murongo wa 14. Uwinangira umutima buri gihe aba ameze nk'ikihebe, ntagirwa inama, aba yumva ko ari mukuri buri gihe. Ariko ubuntu n'imbabazi z'Imana nizo zituma Imana yongera kutugenderera. Muri Ezekiyeli igice cya 36 haravuga ngo nzabaha n'umutima mushya, mbashyiremo umwuka mushya, nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, mbashyiremo umutima woroshye. Ijambo rihumuriza. Imana irashaka igihe cyawe, Imana irashaka umutima wawe ngo yongere woroshye ube muzima nanone. Ukanguke. Kuva mu itangira umugambi w'Imana ku muntu ntiwigeze uhinduka, byari ukubana n'abantu, kugendana natwe. Nubwo tujya kure yayo, igerageza uburyo bwose tuyigarukira. Iyo tugwira twegura, iyo tubabaye iduha imbaraga, iyo turushyira turuhura. Imana iba iri kumwe natwe ibihe byose. Ushobora kuba wumvaga ijwi ry'Imana ukinangira. Ushobora kuba wibwiraga mu mutima uti ejo nzasoma Bibiliya, ejo nzasenga, ejo bigahora ari ejo. Ariko uku niko kuri, ejo ntaho tuzi. Imana ikigusaba ni umutima wawe uyu munsi. Ntabwo ari amateraniro ku cyumweru gusa, ahubwo buri munsi. Kuko ntituzi igihe n'umunsi n'isaha. Buri munsi rero tugomba guhora twiteguye. Bakundwa, iki nicyo gihe cyo kwitaba, cyo kugaruka mu rugo. Ntukererwe kugukunda ibihe byose utanabikwiriye. Uwatanze ubuzima bwe kugira ngo abane nawe araguhamagara uyu munsi. Ariko ntibizahoraho. Uyu munsi rero niwumva ijwi rye ntiwinangire. Mwemerere yinjire, mwemerere agukure mu mutima ukomeye, agushyire mu mutima woroheje. Aragutegereje uyu munsi. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Ibyahishuwe igice cya 3 umurongo wa 20. Kadusenge rero buri umwe wese wumva ko hari igihe yataye, wumva ko yinangiye umutima, Imana yongera imwongerera imbaraga kuko ntarirarenga. Abba Father Yahweh,
turagarutse abakobwa n'abahungu bawe ngo utubabarire kubw'umwanya twatakaje dukora ibinezeza imitima yacu, twicira inzira, twashyize iby'isi imbere twibagirwa ineza n'imbabazi zawe. Utubabarire guhugira mu by'isi aho kugira ngo tugushakire umwanya. Uraduhamagara mu mazina, urakomanga tukareba ku ruhande. Utubabarire Data, turaje imbere yawe ngo imitima yacu ikugarukire burundu. Udukuremo inyota y'ibituma tukujya kure, bituma tutaguhanga amaso. Turagusabye Data ngo amaso yacu yerekeze kuri wowe gusa, utajya uhinduka. Waduhaye ubuzima bushya mu mwana wawe ukunda. Urukundo rwawe ruhoraho ibihe byose. Urakoze kuko utugendereye, ukongera ugakomanga ku mitima yacu kugira ngo twongere tukugarukire. Urakoze Data. Ni mu izina ry'umwami wacu Yahusha tubisabye twizeye. Amen. Haleluya. Muhabwe umugisha. Muhimbaze Yahuwa.